Reka nongere mbasuhuze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV mukurikirana wa eshatu.bwiza.com mudasiba kutwereka ko mudukurikirana ku bitekerezo mutanga ku nkuru n'ibiganiro bitambuka yaba kuri bwiza.com ndetse no kuri Bwiza TV. Nitwa Niyobuhungiro David, nande nitwa Freddy. Ya bimeze bitese? Ni fresh sana. Igitondo kimeze gute? Igitondo cyiza cyane ndashima. Uyu munsi ni kuwa kane. Imana. Kuwa kane ubwo nyine birasatira weekend nicyo bisobanuye. Ya. Abantu benshi barimo barashaka agafaranga ko kunywera. Byaba na ngombwa harimo abashobora no gufighting ariko bakavuga bati uyu munsi nejo niwo munsi wo gushaka amafaranga yo kugira ngo tugere gute tumere neza muri weekend. Yes, mu minsi ishize nabo nibwo navuga ko buriyanga abahanga mu gutangira weekend batangira uyu munsi kuwa kane. Ya kuwa kane ibintu byose uburimo kubishyira ku murongo witegura kugira ngo uzaryohe nk'abandi bose. Hariho n'abantu ashobora kuvuga ati amafaranga ntago ndimo kuyabona, ugasanga yateje nk'imidugarara akavuga ati muranyishira wenda niba nka boss amaze nk'iminsi 2 avuga ati ihangane, ugasanga yagize gute yateje ubwega. Hariho abantu buriya bazi kwishyuza cyane kabisa. Hariho abantu bazi kwishyuza cyane ku buryo abantu numvaga mu kanya si uvuga ko hari ahantu nciye mu kanya hano muri Kigali aho bamwe mu baturage bari basaga nk'abakora ibi sinzi na twabifata nk'imyigaragambyo. Hari bamwe mu bashinzwe umutekano barimo kwirukana bakababwira bati muza n'umuntu wadukoresheje n'ibyo navuga. Hari harimo umwe mu badaso ndetse no umupolisi wari uri ku ruhande, ariko abaturage bavuga ati ntabwo tuva muri iki kigo. Bari bari gukora ku kigo cy'amashuri, bakavuga ati ntabwo turi buze kuvangaha uretse tubonye wadukoresheje aze ati ko twarakoze bwa mbere ntibatwirukana, none uyu munsi nibwo mushatse kutwirukana noneho mu kigo mumuhamagaraza ne listi tubone kuvanga. Ariko nanone ni byiza wenda nuko tutagendeye wenda kuri iyo nkuru n'ubusanzwe wenda kuko ntago tuzi wenda uko byagenze, ariko nanone ni byiza iyo wakoresheje umuntu kumwishyura. Ni byiza cyane. Cyangwa ariko nanone ntago ari byiza kwishyuza, ntago ari byiza kwishyuza watunaritse umuntu. Uko yakishyuza kose niba yarakoze umuntu agomba guhabwa amafaranga ye. None niba umuntu akoze kandi amafaranga ari buze kuvana aho ngaho ari agomba kumutunga, nawe ugashaka kumushyiraho indi task ku buryo se yo kukwishyuza, niba ku buryo bakora igisa n'umwigaragambyo wenda si imyigaragambyo. Akenshi wenda usanga hari abayobozi bahita babyurira bavuga ngo abaturage bakoze imyigaragambyo bakabiha inyito itari yabyo kugira ngo batere umuntu ubwoba. ngayo nguko. Reka tubahe ikaze ku makuru yo kuri uyu wa kane. Turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, turi muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Ejo bundi Noheli iraba yabaye harya, ariko wowe ushobora kubizi kera bajyaga batubaza ngo Noheli na Bonane babanze iki. Wasanga harya ngo Noheli na Bonane ni iki kibanza. Hari n'abana bajyaga babaza bati twibutse iki, ati twibutsa kurya inyama n'umuceri, kwambara neza, ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga nibwo bigiye gukorwa. Ariko buriya icyo kizamini sinzi wowe niba kitaragutsinze cyo kuvuga ngo Noheli na Bonane habanze iki. Ariko akenshi buriya njye nabonaga abanza, najyaga mbona abanza Noheli. N'ubundi ubona mu busanzwe habanza Noheli kubera yuko biza bikurikiranye n'ubundi urumva ukwa 12 kuba gusoza umwaka, noneho ukwa mbere kuko gutangira umwaka. Ahubwo ikintu tutajyaga twitaho tukiri batoya ni ukumenya yuko kimwe kiba mu ntangiro z'umwaka, ahubwo twahitaga tubihuza tukumva ko byose biri mu mwaka. Ikizamini cyatsinze abantu benshi cyane. Reka tubwire abadukurikiye yuko tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira yuko ku munsi w'ejo Perezida Kagame nibwo yakiye indahiro za bamwe mu bashyizwe mu myanya, turi buze kubigarukaho. Hari byinshi abanyarwanda bari biteze, yaba abakora ubusesenguzi, hari byinshi byavugaga ku mbuga nkoranyambaga, turi buze kubigarukaho. Ikindi turaza kugaruka ku nkuru ya Joseph Kabila. Uyu nguyu ngo biravugwa ko umujyanama we yaje i Kigali. Ibyo birimo kuvugwa. Ikindi turi buze kubabwira ni ku nkuru ivuga yuko RDC irasaba ingabo za EAC ubufasha. Gufasha. Ibi ni byasabwe na Christophe Rutundura. Kuki yabisabye? Byose turaza kubirebera hamwe. Ikindi nuko
ariko n'andi makuru no muri Uganda turaza kugerayo turibuze kujya muri Uganda hari kuvuga ariko haravugwa covid ni covid n'urwayi kuri Museveni turibuze kubigarukaho nyine tubyinjiremo uburyo ki bimeze n'andi makuru menshi cyane ngo buriya ngo Tshisekedi ntabwo yigeze atsinda amatora muri Congo nabyo turibuze kubigarukaho mu makuru yacu reka dere ku nkuru hano mu Rwanda ku munsi w'ejo nibwo Perezida Paul Kagame yakiriye indahiro za bamwe mu bayobozi bashya bari bamaze gushyirwa mu myanya abantu benshi bari biteguye kumva byinshi cyane ku cyatumye ziriya mpinduka ziba hari n'ubusesenguzi bumwe bwari bwakozwe ku mbuga nkoranyambaga zirimo ku miyoboro nka YouTube ku binyamakuru byandika aho zimbibona no kuri Noza kuri Jeune Afrique nabo bavuga ko ku mpinduka zakozwe mu Rwanda nta hantu ibinyamakuru byinshi byagiye bibigarukaho cyane hano baragira bati Perezida Kagame yakiriye indahiro z'abayobozi bashya baheruka gushyirwa mu myanya mu buyobozi bwo hejuru mu gisirikare cy'u Rwanda abibutsa ko imirimo bahawe ari isanzwe abasaba kurangwa n'ubufatanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki 7 Kamena 2023 nibwo umukuru w'igihugu yakiriye indahiro z'abarimo Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda Lieutenant General Mubaraka Muganga umugaba mukuru mushya w'ingabo z'u Rwanda umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi na komiseri mukuru wa RSCS Brigadier General Evariste Murenzi Perezida Kagame yibukije ko imirimo bashinzwe ari mishya ariko bari basanzwe mu yindi abasaba kuzirikana uburemere bw'inshingano bahawe yagize ati umugambi n'umwe ni ugukorera igihugu cyacu mu nzego abayobozi abo ari bo bose baba barimo nagira ngo mbabwire ko nta gishya ubundi ibishya nuko umuntu yavuye hamwe akajya ahandi cyangwa se akava ku rwego rumwe akajya ku rundi wenda ukiri aho ngaho icyo twavuga urebye nta kintu kidasanzwe wenda yavuzemo kuko icyo yababwiye ko bavuye mu kazi bagiye mu kandi nta kintu ushobora kuba avuye ku rwego rumwe akajya ku rundi nta kazi n'ubundi umugambi n'umwe ni ugukorera hamwe gusenyera umugozi umwe kugira ngo habeho kubaka igihugu n'amahoro arambye ariyo n'ubundi u Rwanda ruhora rwifuza nibyo ngibyo ni zimwe mu mpinduka zatunguranye cyane ukurikije uko zabaye mu buryo bwihuse cyane ndetse bamwe umunsi nibwo nagarutse ku nkuru ivuga yuko hari bamwe mu bayobozi nabo hari abirukanywe mu myanya yabo ndetse bivugwa ko bagomba no kuzakurikiranwa n'amategeko abirukanywe harimo kuba barirukanywe bitewe n'imyitwarire mibi mu kazi iranga wenda ni ukuvuga ngo ntabwo bubahirije imyitwarire iranga disipurine cyangwa se igisirikare cya RDF akaba ari ibyagarutsweho n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ku munsi w'ejo avuga ko muri bamwe mu birukanwe murabizi ko hari abo babwiye yuko hari abirukanwe burundu nabo n'abasheshejwe amasezerano hanyuma abasheshejwe amasezerano bo ikinyuranyo cy'abirukanwe nuko bo bashobora no guhabwa imperekeza mu gihe bavuye mu kazi nibyo ngibyo nibyo reka tujye ku yindi nkuru ikomeje kugarukwaho mu Rwanda nuko intumwa ya Joseph Kabila yaje i Kigali ni inkuru iri kuri bwiza.com ahangaha batubwira yuko murabizi ko muri iyi minsi nyine umutekano hagati y'ibihugu byombi cyangwa se umwuka utari mwiza ni intumwa nyine ije mu gihe nyine ibintu bitifashe neza hagati y'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda yego hano ikinyamakuru cyitwa Africa Intelligence Africa Intelligence ni kimwe mu binyamakuru akenshi gikunda gukora ubucukumbuzi urumva harimo ibijyanye na intelligence cyangwa se ubutasi ubwo ni ukuvuga ngo ni cya kinyamakuru ubwo gishobora kuba kireba nyine ibintu biri mu nda y'ingoma hari abajya bakoresha iyo mvugo hano rero baravuga bati
ikinyamakuru Africa Intelligence ku wa kabiri w'iki cyumweru cyanditse ko Joseph Kabila Kabange uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aheruka kohereza intumwa ku bakuru b'ibihugu by'uturere Kongo iherereyemo barimo na Paul Kagame w'u Rwanda. Iki gitangazamakuru kivuga ko mu byumweru bishize aribwo Kabila yohereje intumwa ze muri za perezidanse z'ibihugu bitandukanye. Ni Kabila umaze imyaka irenga 4 acecetse kuva muri 2019 ubwo yabisaga ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wabumusimbuyeho. Uyu mugabo mu guceceka kwe amakuru avuga ko atishimiye uko igihugu gihagaze haba mu bya politike n'igisirikare, ndetse bivugwa ko asigaye avumira ku gahera Tshisekedi asigaye afata nk'umunyagitugu ukwiriye guhashywa. Ni Tshisekedi ashinja kumubangamira no kutamuha ubwisanzure kugeza ubwo amugenzuza ubutasi bwa gisirikare aho agiye hose. Ni muri uru rwego amaze iminsi yohereza intumwa ze mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo kugaragariza abakuru babyo ikimurimo. Africa Intelligence ivuga ko mu byumweru bishize abahagarariye Kabila boherejwe kwa ba perezida batandukanye n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika, barimo perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe cyo kimwe na Hage Geingob wa Namibia. Iki gitangazamakuru kivuga kandi ko izindi ntumwa zoherejwe mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba mbere yo kubonana n'aba perezida barimo Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, William Ruto Samoei ndetse na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Nk'uko imwe muri izo ntumwa yabitangaje, intego ya buriya butumwa Kabila yageneye abarimo perezida Kagame yari ugutanga impuruza ku izina rye ku kuba ubutegetsi buriho muri RDC bukomeje gutana, ndetse bakanamufasha kumenyekanisha ibyago byo kurohama mu nyanja y'ibibazo bishya iki gihugu gikomeje kuganamo. Anga avuga ngo ikindi ni Kabila ngo wibukije abakuru b'ibihugu by'akarere ko mu gihe cy'ubutegetsi bwe yitaye cyane ku kubungabunga ubusugire bw'igihugu cye mbere yo kubuvaho, ikindi akemera nk'uko akunze kubisubiramo ubudacogora ihererekanya ry'ubutegetsi ryabayeho mu mahoro bwa mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa gisirikare yanenze ukutaba ku murongo kw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kuba zidafite ibikoresho bihagije, ibyatumye zinanirwa gushyigura inyeshyamba za M23 bamaze hafi imyaka 2 bahangamye. Kabila cyakora cyo ntiyeruye ngo agaragaze gahunda afite mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abura amezi 6 akaba azaba nyine n'ubundi mu mpera z'uyu mwaka. Ikindi nuko uyu mugabo wayoboye Kongo imyaka 18 cyakora yagaragaje ko amatora yo muri iki gihugu ashobora gusiga imvururu zishingiye kuri politiki ibishobora gutuma abyungukiramo akagaragariza abanyekongo ko ari we muti w'ibibazo byabo. Hano inkuru irakomeza ivuga ngo usibye intumwa Kabila yohereje muri za perezidanse zitandukanye z'ibihugu bya Afrika, amakuru avuga ko yanaganiriye mu ibanga rikomeye n'abarimo ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa, Tamirin, ambasaderi w'Ubuholandi Jorge Apeol, cyo kimwe na Bintou Keita uyobora MONUSCO. Ukurikije ibi bintu nk'uko twabigarutseho tumaze iminsi tubigarukaho, nuko ibintu muri Kongo bitifashe neza, umutekano urumva niba na Kabila akomeje kutavuga rumwe na Tshisekedi niko twabyita, kuko ibyo ari byo byose niba ajya gufata urugendo ngo yerekeze ahantu runaka agashyirwaho abamucunga cyangwa se ingenza, urumva yuko nawe ubwe Tshisekedi ntago amwizeye. Bisobanuye yuko ari muri ba bandi n'ubundi ashobora gukekwaho ko bashobora kugira gutuma umugambi we wo kuburizamo amatora wenda utagerwaho, niko mbitekereza.
urumva ni biragoye cyane ariko nanone kumva ko imvururu nanone arizo zishobora kuba zafasha umuntu gufata ubutegetsi nabyo ni ikindi kibazo kenshi. Urumva hano waravuga ati bitewe n'umwuka uri muri Kongo nihavuka imvuru nanjye nicyo genzereka abanyekongo yuko hari icyo ashoboye. Gusa kuri ubu ngubu bisa naho Tshisekedi biragoye cyane kandi byavugwaga ko mu buryo uko byavugwaga ko mu kujyaho kwa Tshisekedi Perezida Kabila n'ubundi yari afitemo akaboko. Nabyo twavuze ko turibuze kugaruka kuri imwe mu nkuru aho hari wahoze ari ikigera cya Kabila yahishuye uko bahaye ubutegetsi Tshisekedi. Ari niyo nkuru n'ubundi ari niyo nkuru turi buze kugarukaho nyine tureba yuko atatsinze amatora. Reka tuyivugeho. Ni uwitwa Jean Mbuyu Ruyongora wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Joseph Kabila mu bijyanye n'umutekano yahishuye ko Tshisekedi atigeze atsinda amatora ya perezida mu mwaka wa 2018 ahubwo ngo habayeho kubyumvikana n'uruhande rwa Kabila. Ruyongora yabitangaje muri iyi minsi aho amashusho amugaragaza imbere y'abantu bikekwa ko ari abanyamakuru asobanura uko byagenze ngo Tshisekedi agere ku butegetsi. Ibyavuye mu matora ya perezida mu mwaka wa 2018 bigaragaza ko Tshisekedi ari waje ku mwanya wa mbere agakurikirwa n'uriya munyapolitiki Martin Fayulu n'uyu munsi wa none bahanganye n'ubu kimuzengereje. Uyu nguyu akaba yarahabwaga amahirwe menshi mu gihe ku mwanya wa gatatu haje Emmanuel Ramazani Shadari wari watanzwe n'ishyaka rya Kabila. Ubwo Kabila nyine ntabwo yigeze nawe yiyamamaza ahubwo hatanzwe undi mukandida. Ruyongora yahishuye ko Tshisekedi atari yatsinze amatora ahubwo ngo habayeho kumvikana n'uruhande rwa Kabila aho yagize ati noherejwe kujya kuganira na Fayulu ubwo ni Martin aramakanira mbwira ko ntabyo kumvikana ningera ku butegetsi nzabashyira muri gereza. Twahise tujya kureba rero Felix nuko ubutegetsi bwaje. Urumva Fayulu yabakuriye inzira ko baravuga ati murabeshya mwibeshye mushyire ku butegetsi ndabakanda. Ariko nawe ashobora kuba iyo bivuga mu buryo buri diplomatique akavuga ati nta kibazo ubwo ibindi akazabikomeza nyuma. Ahangawe ntushobora gusanga bose bari bahanganye uriya mwanya w'umukuru w'igihugu ariko akavuga ati nkurikije ibyo mwakoze ku butegetsi bwanyu ndabahamya nanjye rero ningeraho mwese ngomba kubazirikana. Ahangaha nyine akaba ari byo byatumye bahita bafata umwanzuro wo kuba bakegera Felix Antoine Tshisekedi baravuga bati reka bari we dushyira kuri uyu mwanya w'umukuru w'igihugu abari we ubujyaho. Ibyavuzwe na Ruyongora bije bikurikira ibyo Perezida Emmanuel Macron yavuze mu ruzinduko aheruka kugirira i Kinshasa muri Werurwe uyu mwaka. Icyo gihe Macron yasubizaga Tshisekedi wagaragaje ko atishimiye amagambo uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yigeze kuvuga ashimangira ko amatora yashyize Tshisekedi ku butegetsi yabayemo uburiganya. Ni ibintu byagiye bigarukaho nyine bigarukwaho ubwo Tshisekedi yari amaze kugera ku butegetsi bavuga yuko amatora atigeze agenda neza cyangwa se habayemo uburiganya. Ahangaha mu kwisobanura Macron yagize ati nyakubahwa perezida ibyo bintu tuzi aho bituruka tuzi uburyo amatora yakozwemo. Urumva nyine hano nawe asa nkaho yaramuteye agashinge aravuga ati tuzi ukuntu nyine byagenze ariko urumva Macron yagumye kuri rya jambo rya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa. Avuga ati turabizi uko amatora akorwa. Wenda yanga kubyerura ariko wenda ntiyigeze avuga ngo kuko warayatsinzwe ariko yambwiye ati amatora tuzi uko ukakorwamo. None ubwo mbese yavugaga ati uburyo yakozwemo ntabwo twebwe dusanzwe nyine ntabwo mbese ubwo yashakaga kumubwira yuko hari icyakozwe n'ubundi kitari gisanzwe. Ikindi ni uko ngo Kiliziya Gatolika muri Kongo ubwo amatora ya perezida yarangiraga muri 2018 yatangaje ko ifite ibihamya by'uko Tshisekedi atari we watsinze. Icyakora yarushijwe imbaraga n'ubutegetsi bwa Kabila bwari bukomeye kuri Tshisekedi. Ibijyanye n'uko Tshisekedi atatiza amatora byatangiye kwiyongerwa. Tshisekedi yashwanaga n'impuzamashyaka yitwa FCC ya Kabila
ubwo ni impuzamashyaka n'ubundi akanasesa guverinoma bari bahuriyemo bikarangira Tshisekedi ashinze irindi huriro yise Union Sacrée. Ni imikoranire y'ibanga. Mu gihe manda ya Tshisekedi ibura amezi 6 ngo irangire, ntabwo Kabila n'ishyaka rye baragaragaza uruhande bahagazemo. Icyakora mu ntangiriro z'iki cyumweru byavuzwe ko Kabila amaze iminsi yohereza intumwa mu bihugu bitandukanye agaragaza ko atewe impungenge n'imitegurire y'amatora. Akaba ari byo twari tumaze kugarukaho nyine by'uko bivugwa yuko n'iriya nkuru ya Africa Intelligence igaruka ku kuba ngo Nuza Kabila yarohereje intumwa hirya no hino. No kuvuga ngo mu yandi magambo Kabila afite impungenge z'uburyo Tshisekedi ashaka kuburizamo amatora. Kandi urumva niba Kabila yaragize uruhare mu kugira ngo kumushyiraho yarangiza nyuma Tshisekedi akasa nkaho amwipakurura. urumva yaramwipakuriye ko yaje no gusenya na guverinoma bari bahuriyemo, ashwana na ririya shyaka n'iriya mpuzamashyaka. Urumva bisobanuye yuko icyo gihe hahise hagira gute hatangira gusa nkaho hazamo umwuka utari mwiza hagati ya Tshisekedi na Kabila. Ari nayo mpamvu arimo gutanga impuruza hirya no hino kugira ngo amahanga arebere, abe maso, arebe yuko mu matora ateganyijwe y'uyu mwaka, mu mpera z'uno mwaka, ko hatazabamo uburiganya. Mu gihe nanone uyu Tshisekedi nanone akomeje kwibasira abarimo Moise Katumbi n'andi mashyaka atavuga rumwe nawe n'abari abanyapolitiki bamwe tukaba twanabagarutseho ku munsi w'ejo ashaka kujya gute kubamarira muri gereza. Ubwo urumva rero yuko ishyamba si ryeru hagati ya Kabila na Tshisekedi. Ni mu gihe ahangaha batubwira ko ni mu gihe amaze igihe acecetse, yaramaze igihe acecetse. Urumva kuva yava ku butegetsi nta bikorwa byinshi cyane bikomeye yagaragayemo. Kandi noneho urumva hakiyongeraho yuko ubu ngubu ntashobora kuva iwe nk'uko abivuga, adafite abatasi nyine bamuherekeje cyangwa se bagomba kumenya inzira ari bugire gucamo. Reka n'ubundi tukiri muri Kongo, twari turi kuvuga ku matora ndetse n'ahazaza ha Kongo. Reka tujye kuri Christophe Rutundura. Uyu Christophe Rutundura yasabye ingabo za EAC gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'indi nkuru wenda turi buze kugaruka mu makuru ari imbere y'imirwano ya M23 irimo kuvugwa, turi buze kuyigarukaho ku mirwano yabaye mu masaha ya mukanya ashize, mu rukerera niko twabyita, mu rukerera tubuze kubigarukaho. Ahangaha nyine ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yasabye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zigenzura muri bimwe mu bice byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru gufasha igihugu cye gusubirana ubusugire. Ni ukuvuga ngo ni turiya duce twa Masisi, Rucuru twari twarigaruriwe n'umutwe wa M23. Avuga ati nubwo uyu mutwe warekuye tuno duce nk'uko bivuga, ariko nta busugire, nta bwigenge n'ubundi bisabwa. N'ukuvuga mu yandi magambo asa nkaho yavuze yuko n'ubundi duce dusa nkaho tukiri mu maboko n'ubundi y'uyu mutwe. Turacyaboshywe nk'uko we nyine abigarukaho. Ubwo rero niyo mpamvu arimo gusaba kugira ngo nyine utwo duce duse nkaho twongera tugaruke, duhabwe nyine ubwo bwigenge, niba ariko abyita. Akaba ari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki 5 Kamena, aho yatangaje ko yumva amakuru y'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 wavuye muri Bunagana, Rucuru na Kibumba, ariko ngo ubusugire bw'ibi bice ntabwo buri mu maboko y'abayobozi b'abanyekongo. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo abayobozi bo muri utwo duce n'ubundi ntabwo basa nkaho bafite ijambo mbese. Ahangaha ngo yabajije ati ikibazo Bunagana ndatekereza Kibumba, Rucuru n'ahandi batubwira ko M23 yahavuye, ariko se aha hantu hari mu busugire bw'abandi? Ni Abagande bariyo, Abanyakenya nibo bariyo, Abarundi nibo bariyo. Ubwo hano yavugaga yuko nyine utu duce nubwo twarekuwe, ariko se turi mu maboko wenda ya za ngabo
z'umuryango wa Afurika ni wenda nizo zirimo kuhacunga ku buryo byizewe neza yuko hashobora kuba hafite ubwo busugire. Mbese nibyo yibazaga w'icyo ashaka uretse kuba hari mu maboko ya ziriya ngabo bo bashaka yuko hajya mu maboko ya FARDC akaba ari ihakontorora akaba ari ihakontorora nyine kugira ngo nibo bagomba gukurikirana cyangwa ubusugire bw'igihugu, kuko mu gihe izo ngabo za EAC zaba arizo ziriyo n'ubundi ubwo bigaragara yuko badafite icyizere cy'uko n'ubundi habohowe kubera ko urabizi ko FARDC cyangwa se leta ya Kongo yagiye ishinja leta ya igisirikare cy'Abarundi n'Abagande ko batigeze bagira gute barwanya M23. Urumva ngaha nyine haracyarimo ikibazo cyane, reka dutegereze wenda uko bizarangira. Ni ibintu bikigoye kuko ku bibazo bya Kongo usanga ko harimo kwitana ba mwana hagati y'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abo bahanganye ba M23. Gusa ariko hano nanone hari aho agera gutya agasaba nyine ziriyanga bakavuga ati ewana muhafate muhagundire hajye mu maboko yanyu. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda FARDC ibone kuhafata ari uko imaze kubona yuko n'ubundi byamaze kwemezwa nuko wenda izo ngabo zihabungabunga. Ahangaha rero avuga ngo uyu muyobozi yavuze yuko ngo ibibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bihabanye n'ibyemezo byafatiwe i Rwanda nyine muri ya masezerano yahuje abakuru b'ibihugu bo mu karere. Ariko nanone ahangaha bituma nkomeza kwibaza nta makuru nubwo wenda turi buze kubigarukaho ko M23 yaje gukozanyaho n'iriya mitwe, ariko hari hamaze iminsi nta makuru duheruka yuko M23 igomba kujya muhehe muri ka gace muri Rumangabo muri cya kigo cya gisirikare cy'Amangabo. Bicecetse muri no minsi buriya nabyo tugomba gushaka ukuntu tuzabigarukaho tumenye se bigeze he. Ahubwo mu kiganiro uruvugiro ubwo muraza no kuvugana n'umuvugizi wa 23 nibiza gukunda muze kubigarukaho abakunzi bacu bazajya babikurikira. Icyo babasabwa no gukora kuri subscribe. Iyo buri wamaze gukanda subscribe warabikoze biba byoroshye. Bari ako kanya cyane. Notification iraza buri kantu kose gashya bisaba gukora subscribe ukanakora share. Ugakora share n'ikindi birababaje kuba uza amakuru yahise igeze ariko umugenzi wawe atazi ahise igeze. Ni ikibazo cyane. Ni byiza cyane kuko mutwereka iyo mudukurikiye mugakanda kuri like, niyo utatanga comment ariko ugakora kuri like bitwereka yuko koko mudukurikiye cyane. Hari n'abandi benshi mudukurikira nyine mutuje cyangwa se mucecetse, namwe turabashimira cyane kuba mufata umwanya mukatwumva mukatureba. Hari inkuru wenda tugana ku musozi, reka tujye mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda ariko tutari twajya Bugande kugira ngo wenda tuvire rimwe muri Kongo. Hari amakuru n'ubundi yari amaze kutugeraho y'ibivugwa yuko M23 nyine imaze gukozanyaho n'iriya mitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo n'ubundi. Ni inkuru ibyutse ivugwa muri kino gitondo. Iyo mirwano yabereye mu gace ka Groupema. Buriya Groupema twayita ngo iki buriya ni intara cyane ni district. Buriya rero muri reka tubifate nk'agace we bafite ukuntu nyine urumva nk'aha ngaha ugeze nko mu Rwanda bakakubwira mu mudugudu uri nk'umunyamahanga cyangwa se iki, mbese ntabwo ubasha kubyumva neza. Ariko nk'ariya nk'iyo Groupema byarenze bikunze ni nk'agace n'ubundi gahuriyemo abantu nyine batandukanye. Batubwira ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cya kare, hari ku isaha y'isa 8 iyo munsi nyine, ubwo ni mu masaha ashize, aho iyo mirwano yabereye muri Groupema ya Tongo muri teritwari ya Rucuru. Amakuru akavuga ko ngo M23 yari kurwana, yari irimo kwirwanaho nyine yuko ngo itewe ni ubwo urumva iyo ya mitwe nayo yitwaje intwaro yo muri Kongo ubwo yikabyeho igitero, hanyuma nayo igerageza kugira gute kwirwanaho. Gusa ngo ntabwo ibindi byimbitse ku byateye iyi mirwano yamaze igihe gito ntabwo biramenyekana. Ntabwo biramenyekana.
reka dutegereze mu kanya wenda mu kiganiro uruvugiro nibiza gukunda muri buze kubigarukaho ku buryo burambuye byose. Reka tujye muri Uganda ikiri kuvugwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamaze gusangwamo COVID-19. Iyi covid se ariko ndumva nge nta kibazo gihari kuko n'ubundi umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubuzima cyatangaje yuko covid itakiri indwara ihangayikishije isi muri rusange. Ubwo rero ni mu gihe n'ubundi ubwo Perezida Museveni we yavuze ko yasanzwemo covid nyuma y'uko yisuzumye inshuro zigera kuri 3. Ibipimo bimwe bikagaragaza ko arwaye ibindi bikagaragaza ko atarwaye. Inkuru ivuga ko yari yabyutse akumva nyine atameze neza akonje agahitamo yuko bamusuzuma iyo ndwara. Ni mu gihe kandi yari amaze igihe we atakuramo agapfukamunwa. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamaze igihe kinini adakuramo agapfukamunwa. Wagiye ubibona mu nama zagiye zihuza abakuru b'ibihugu yaba i Bujumbura. Hari mu bantu rwose bubahirije amabwiriza yo kwirinda covid nubwo igize gutya nyine ikagira gutya ikamwibasira. Gusa avuga yuko ngo biravuga ko n'undi araza gukomeza imirimo ye nk'uko bisanzwe bitewe n'uko afite imbaraga cyane, ngo afite imbaraga kabisa, arumva izabukuru zitari zamufata cyane. Ku buryo imirimo ye ishobora kuba yahagarara. Twashimira abadukurikiye tukaba twasoza ikiganiro cyacu. Reka tubashimire n'ubundi baba badutije amatwi n'amaso mu biganiro tuba twabagejejeho. Nk'uko twakomeje tubibasaba nyine dukorere bakande subscribe, share, comment, banasura bwiza.com. Ibi byose ayo makuru yose tuba twabagejejeho nabo bashobora kunyarukiraho bakanayasoma mu buryo nabo bunarambuyeho. Reka dusoreze hanga. Nitwa Niyongera David. Nanjye ni Freddy. Bye.